inzira zikomeje kuba ndende, amayira akomeje kuba menshi. Akenshi duhura na byinshi bidushengura imitima, amarira n'agahinda bikuzuye imibiri yacu. Buri gihe ushaka ibyiza byose, ariko ibi utigeze utekereza bikagutanga imbere. Wareba epfo na ruguru, aho rirasira n'aho rirengera, ukabura amaherezo y'aho wakerekeza, ukabura n'uwagutabara. Isi dutuye igenda ibabaza benshi, tukabura abo twakunze n'abo twakundaga, tukabura abo imitima yacu yahoraga yifuza. ariko Cynthia njye mfite ikibazo kabisa. Kara gasore muri Dani wihebeye imyaka 6 yose ishize kataza no kukureba, nta nubwo kanaguhamagara, nta nubwo kwandikira. Bite byawe niko gatuma udatuma ngo nkurongo fi. Ariko aba nje nakubwiye ngo ibyanjye na Dani ntabwo bikureba. Wowe niba wumva ushaka JoJo umusange mwirimbi ahashyinguye hasi. Ibyanjye na Dani ubireke kuko nje sinshobora kubana. Ariko Cynthia mfite igitekerezo. Ariko buriya ntabwo wasanga Dani yarakwanze ukabura aho ngaho uri kumanamara utegereje ngo umuntu yaragukunze kandi ageze mu mahanga akizana undi mugore akaba yimereye neza, cyangwa urashaka ngo ushakira amakuru ubu emera kurongore kugira umugore wanjye. Please nakubwiye ngo ibyanjye na Dani ubishyire hasi. Sinshaka no kongera kumva JoJo ahari urahazi, turabizi ko yari umugore wawe, niba umushaka rero umusange. Sinshaka no kongera kumva. Isomo naweza katari ngewe isi yabigize gutyo. Akira nawe someho akira utabishaka. Mugabo niki none uko mbona ibintu byawe biso ufite ikihe kibazo? Kurimo kuyabuza inzoga wagabanyije inzoga itabi ko nkuzura umuntu muzima kuko ibi byo turaza kubigera dute. Hanyuma se ibyo mbega ibyo nibyo bikuvanye kana range bikuvane pfiya hose yakuzanye nguje. Oya mugabo narinje mukeneye ariko ntagira ibintu mbona ndabona bidasana. Akira ahubwo akira ngonsoma karajyoshe. Mbabajwe byonyine n'ukuntu musanze ubuse ariko umugabo wagabanyije. Yewe uriya mukobwa ndamukunda, urumva ko se ubundi ibintu nk'umwe bikora ntabwo mbiyo. Umugabo basi wihangane ugabanyije inzoga ahubwo kirasoma somaho ubuse basi ujye unywa nkeya ntabwo amafaranga nayibuze.
nanje ngukeneye ariko ufite umubose hariya umubose ariko ntabwo ari umuntu ntabwo yoroheje kuko kumva mubona no kwicara umukobwa telefone yayisize kamuneke undi umukobwa n'iki gituma atemera ngo umurongore mugire umugore akomeza kubizera ubu muri telefone ntabwo haba harimo ibigabo k'abakobwa b'iki gihe ntabwo ukibizera buri ugiye gutuma n'iki atemera ibyo mubwira mbona utiteguye nta ndabo washatse ntabwo uzi ko uyu munsi ariho turi bujye kwibuka iki ntabwo murirengagiza none se ntabwo uzi ko yari umunsi wo kwibuka turi bujye ku irimbi kwibuka ariko simbi iyo umbwira ngo tujye kwibuka ntabwo ubizi ko amafaranga yose nayatanze nshingura n'ababyeyi bawe wowe uri ku ishuri aho ngaho amafaranga urabona nayakura hehe nta kibazo ndabizi ko nari ndi ku ishuri ariko ni igihe gito nanjye ndashaka amafaranga kandi gusa nyine ngwino tugende tujye kwibuka nk'uko twabiteguye yumva indabo atari zo zari kimwe Muzehe, urabona izo yemu meze gute muzehe? Kubera cyane. Ndamwa. Da. Okay. Nyine ndi kummo kubona turimo ko twese tutigita turya imihanda. Ariko nyine ndashaka kukubaza. Nese ngende kurya imihanda ntekanye. Urabona ndi kurya imihanda ne gute? Oya. Wowe umva ndimo kurya imihanda ariko ndashaka kubaza ahantu nyine bajya banaga abantu baraburiye. Ntacyo ndi kumva mudaka kwambura. Ahantu bajya banaga abantu nyine bacishe ne ariko nyine aho mu kirimbi. Ntacyo numvisemo pe. Ntacyo numvisemo. Kwirimbi. Kwirimbi. Hanyuma se ni nabuhoro ugiye gukora iki? Bosi wanjye uyu munsi kuri iyi tariki nibwo ajya yibuka umuryango we wamucitse. Nyine umuryango we ni uyu munsi kandi urabizi niba ari rwose ngomba nanjye kuba nahageze. Hanyuma se bosi wawe yitwa nde? Abba. Nakumukira. Abba ni umuhungu wanjye. Dore aho tugiye kwibuka ni ruguru ahangaha haruguru kwirimbi. Nawe nimwo werekeza muri iyi mihanda ushaka kujya ku kirimbi. Dore uranyura ahangaha ubanza ugere mu rugo. Hari abandi turi bujyane Cishene tugende tujye kureba aho babanaga. Abana b'iki gihe izi mvugo. Dore manuka hepfo ahangaha kuri izo nzu iyo porotayi iri imbere. Ihehe aho ngaho kuri icyo gihe. Mwana kumere cyane ajya mwana buriya muhungu waba ushaka gushyingiranwa nawe rwose ntabwo nzashyingiranwa n'umuntu Dani arahari nzamutegereza hanyuma se Dani niba yarguye mu gihuru niba ibi nyamaswa byana muri iye ubu twamenye ari hehe ibyo ntabwo bizi nzi nuko nzategereza Dani mwese wumva ko afite inganda kafite amafaranga buriya muhungu ntacyo avuze uri ko gushyingiranwa nawe ngo tugende ko mubizi ko muri abantu ubu umuntu yagufata akakubwira ngo ubane n'umuntu udashaka ukabyemera hanyuma se ntabwo nzabana nawe narabibaha nta mu miranda kindi ushaka umuntu ufite amafaranga uzakukura muri kiriya gikombe
kandi umukobwa ukabya kubenga ikiga ntari guhari bamashaka uraje ubone ntabwo nzigera mbana n'uriya muhungu nababwiye ko nzabana ni tuva ku Chere, kugira nta kibazo, kugira nta kintu wamburana. neza biragoye kugira icyo umuntu yavuga kuri uyu mwanya ariko nanone ntabwo bibaho byose kuri iyi si tuba dufite ubushobozi bwo kubihindura ariko iyo bibaye turabyakira kuko ntabwo tuba tugomba kubigenza ndagira ngo mbashimire ibyo mwaje kwifatanya natwe muri uyu munsi wo kwibuka umuryango wacu muzi ko byagenze mu minsi ishize isi dutuye niko imeze twese turi abagenzi ni muri urwo rwego rero Cyentia yabaye imfubyi ubabaye imfura banabucura ariko nta kundi iyo si dutuyeho kandi burya Umunyarwanda yaravuze ngo inshuti yibonera mu byago ajya ijuru kugira ngo umuntu ibyo byose byabayeho ni nko gutwarwa n'umugezi ukagenda ukagutura mu ruzi ahaguruke murakoze nanjye nk'uko Sogokuru yabivuze mbanje gushimira buri umwe wese ni iby'agaciro kubana namwe muri ibi bihe biba bitoroshye ndabashimiye mwese murakoze rero nta byinshi byo kuvuga birababaje biteye n'agahinda kuba wari ufite ababyeyi ufite abavandimwe murabona nibwo nari nkiva ku ishuri maze imyaka 5 tutabonana ariko byarabaye nyine nta kundi mu buzima bibaho umuntu arabyakira ikindi hari ikibazo mfite kinkomereye nk'uko nabivuze ntabwo biba byoroshye kubura umuryango kubura abavandimwe ariko nabuze cyane umuhungu twakundanye igihe kinini njya kwiga muri Kenya ubu nibwo nkiza ariko nawe naramubuze kandi ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye umugabo reka amakuru ntabwo ibintu ntabwo byoroshye ubu ngubu nari nagiye tuzi ko bosi wacu aba yagize ibyago se umuryango we wagize ibyago ubwo turi twagiye mu kiriro urumva ntabwo ibintu byoroshye yewe nuko bimeze rwose urumva ko nta kigenda Ndembe kuvuga. Uri kuvugana nande?
I was talking to my brother. Ndi kuvugana na brother wanjye. Ndebye niwe nasanga. Ya, wamusanga muko niwe twavuganaga sinzi nimba wanabyumvise. Utwo nshaka guhita mwirukana sanze. Ari mugabo cyangwa bizaza. Numvishe ayo magambo azamo. Amazina ngo bizaza ngo mugabo ni ndakwirukana. Ako bose. Kuki utumva ukuri ndimo ndaguhereza uko ari? Bose, kubabaye ndimo kuvugana n'umuvandimwe wawe. Mark, nsanze ari bizaza mwari muri kuvugana. Nitwa Eric Nshimiyimana. Ubusanzwe nyine nitwa Bizaza. Muri Bizaza TV no Mumarira. Ninjye wandika filime. Ese murayikunda? Wow! Cyo musaba kuri subscribe, ukore share, maze comment. Turabakunda cyane. Mumarira shyamba nabaryohere. Bayira mukobwa wanjye. Umbera honari. Uyobora urugamba. Nitwa Mwami, ndi umwami w'ishyamba. Amazina asanzwe nitwa Eric Nshimiyimana. Turabakunda. Dukunde utwamamaze tugere kure. Bizaza TV. Nitwa DJ Crew, icyamamare muramuzi, akina ari ingabo y'umwana. Bizaza TV, nyarukira kuri Bizaza TV wirebe filime tube tugufitiye. Ababisi kubaka banje nitwa Eric nkubito y'imanzi icyamamare mu marira y'ishyamba murabizi. Gusa nyine abagenda batera subscribe agapisi iyo ni inkunga muba mudutera ikomeye cyane. Crew udacika bakakurasa garaho ngaho. Okay, murakoze abakapo banje salamu.